arabo bararuze barazinze gushaka bikanga akaza kambura ati muganga njewe nabuze umugabo mfasha igihe mfite umuti bita umuhurura. Ibyo ni ibyatsi bizwi isi yose irabizi ariko kubikoresha ni ikibazo. Nuvuga ngo uwo muhurura genda gukoresha namara kuwukoresha mfite ngutongera nkawukoherereza singwa ngo ntegetiye ngusanga biri nkubwira umuhurura uvuze umuhurura nibuka hari abatahira njya mbona batanga inkuyo akavuga ngo iyi nkuyo ngo irimo icyatsi cy'umuhurura ngo kizatuma abakobwa biwacu bahururirwa. Nuvuga ngo uwo muhurura ngira gusobanurira ntago abakobwa aribo bagumirwa gusa ukaba ufite umusore uri umusaza hari byinshi bihugu agatekereza gushaka umugore kubona byaranze agatereta bikanga ugatereta umukobwa kumvura kunza umukobwa akakunanira umuti ndawufite ntago ndi kumumenya. Iyo sura urabona ari ubwa mbere iguciye mu maso. Mfite abantu benshi bamvugisha yamfasha ariko ntago ndi kubasha kumenya uwo. Reka ntacyo zana nkwereke. Yego ni ibyanjye nawe singwa ko tubyereka kamera. Ariko nkanjye uzaniye umuzigo ngomba kumenya si umuzigo ni igiki kidasanzwe wamukoreye cyatumye afata icyemezo cyo kugushimira. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yarampamagaye ambwira ahantu aherereye ambwira ko ari muri Amerika ariko ni umunyarwanda. Yego ndi nk'umunyarwanda mwene wacu wamfasha iki mubwira ko nshoboye uziko nabivuze na kera hose ko nge ntawandya ibyanjye kese mba nkunda umuntu urya iby'umuntu ngabiheze yamaye nka data. Suzuma nsanga samarozi ahubwo nsanga yahemukiwe cyane n'abasore. Yahemukiwe cyane n'abasore bambya baramujyana bakamurira amafaranga nza kumufasha kugira amafaranga yagaba muba yamusubize kandi mufashe no kugira ngo abone umugabo. Ambwira kazanshimira ndatunguye cyane kubona ahamagaye itangazamakuru ati mujye kunshimira wa mugabo. Yamyandikiye nka saa 6 z'ijoro zo mu Rwanda nza kubibona bukeye muri Amerika baba. Wewe wabibonye mu gitondo? Mu gitondo nza kumuvugisha ambwira ati ndashaka mfashe ndamufasha gusa ndamushimiye cyane. Arakoze ko ni bake gusa nubwo ntarareba ikirimo ariko ndabizi ntago ari ibipapuro. Wampaye nka nta muntu ngo ni cyo mu Kinyarwanda twakita gutsirika. Gutsirika kandi narababwiye abanyarwanda nambasa abanyamahanga singuma ngo uteguze kunde bankorera hoya ndagusuzuma aho uri kimba nkeneye ni foto yawe yonyine gusa n'amazina yawe ndagusuzuma aho uri. Iriya mukobwa ko wari uyiyobewe rero uriya mukobwa mpamvunera inyiyobewe ako barihindura abakobwa barihinduranya urabona hari asutse imisatsi ahandi ntiyari asutse imisatsi. Turabashimiye kuba mwongeye kuduha ikaze mu rugo rwanyu. Nk'ibisanzwe tuzi ko musanzwe mwakira abashyitsi ariko no kuba mutwemerera mukigomwa mu gihe mwa mufite abarwayi mukemera ko tuganira tuje tubagana turabashimiye cyane rwose kandi namwe murakoze. Mwari muraho rero twe turaho. Indose namwe imvura iragwa ko iwacu imvura yaraguye reka ntiwareba. Rubavu yarabatwaye ariko nta kibazo nanjye barana mfite farumasi hari Rubavu hari ya mbuga ngari. Yego nigeze kubona ka message kawe koko wayipostinze ndabyibutse. Mfite farumasi imvura yarayitwaye ariko nta kibazo. Sogokuru nakubye kaba Tanzania Kiyanza agushakira imiti kara gace bagira imiti myinshi y'ubuhanga. Yanshaka indi mitara yanyoherereza ubundi gukora nta kibazo. Yego Usa wamenye none ikizanye doctor? Uziko na envelope hano ukumereza envelope. Ntago nzi ngo niki kinzaniyemo. Buriya rero nanze gutindana ubutumwa. Kubona mbanza kukuramutsa nkahita nkubwira nta envelope ni yawe. Iyo ubundi mu muco wenda dusubira inyuma gatoya nanjye hari onosio nkeya mbanzi ku muco. Iyo uje mu rugo rw'umugabo waza wikoreye cyangwa se ufite ikindi kintu utari busubiraneyo ni ngombwa guhita ugitanga. Nibyo abubu rero ngira ngo urabizi ko hari ubwo bagira batya ukabona wenda ibyo yari gutanga arabanje arabibitse oya ntabwo ari uko bimeze. Ubwo rero iyi envelope nguhaye niyo tugiye kuganira. Ngira ngo wenda mu magambo make mbere yuko ngira byinshi tuganiraho reka manze nkwereke iyi foto umbwire nimba uyu muntu wenda uri buze kumumenya tugira icyo tuganiraho gato. Nebera ntabwo ndi kumumenya.
iyi sura urabona ari ubwa mbere iguciye mu maso. Okay, mfite abantu benshi bamvugisha igihe mfasha ariko ntabwo ndi kubasha kumenya uwo. Reka ntacyo zana nkwereke ubwo utabonye ifoto. Iyi nimero wenda urayishyira muri telefone yawe urebe urambwira nimba urabona uyizi. Ndabona nyizi. Fata mikoro kugira ngo abadukurikiye baba ubonye umuzi. Ndabona muzi uyu mukobwa ari muri Amerika. Okay, subiza iyo telefone yanjye. Yes, byiza cyane. Noneho gira ngo my sister urabyumva ko dogiteri yamaze kubona ko yakumenye. Muganga rero wenda twari kukwicisha amatsiko ngira ngo burya iyo umuntu wamugiriye neza aranagushimira. Uyu mukobwa rero agize gutya aranyandikira arambwira ati ndifuza ko unshimirira umuntu wangiriye neza. Ati nagakwiye kubyikorera ariko hari ubwo bitakumvikana neza. Nibyo. Ubwo rero ibyo ari byose sindi bukubwire ngo pfundura urebe ibirimwo wenda muzaganira zakubaza nyuma ariko ngira ngo harimo idolari ryo ntiryabura. Turabyereka kamera se cyangwa mbyereka kamera yakuntu myonga asanga muzi kandi naramufashije uyu mukobwa. Yego. Akifuza kutaja kutangaza amakuru. Ntabwo yabyifuje rwose. Kandi yifuze ko amazina ajya kutangaza amakuru. Yego. Ubwo ni ibyanjye nawe singwa ko tubyereka kamera. Okay. Ariko nkanjye uzaniye umuzigo ngomba kumenya si umuzigo banze nini muzigo ki. Sibyo? Oya ni ngombwa. Ubwo rero tugiye kubanza tuganire noneho uraza kwisanzura nyuma na nyuma yuko wenda mvuye hano muraza no kuganira ndabizi. Yego. Okay, kiramo gaseke. Okay. Mu byukuri ni igiki kidasanzwe wamukoreye cyatumye afata icyemezo cyo kugushimira? Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yarampamagaye ambwira ahantu aherereye, ambwira ko ari muri Amerika ariko ni umunyarwanda. Ikibazo mfite ndasuzuma nsanga Samarozi ariko nsanga yahemukiwe cyane n'abasore. Yahemukiwe cyane n'abasore bambya baramujyana bakamurira amafaranga. Nza kumufasha kugira amafaranga yagaba muba yamusubize kandi mufashe no kugira ngo abone umugabo. Ambwira ko azanshimira. Ndatunguye cyane kubona ahamagaye itangazamakuru ati mujye kunshimira wa mugabo. Service oya irishimwe ntemubyo namuciye igiceri cye naco nyene gusa $1 catuwe muri Amerika. Yarayampaye. Ambwira ko azanshimira. Ubundi yo majije kubona umugabo twaragufashije ni ngombwa nguze gushimira. Ariko reka turebe yahemukirwaga nabiyo ngiyo cyangwa hari abanyarwanda bamuhemukiye bari muri Amerika, hari nabo muri Amerika bamuhemukiye ariko namufashaga baramurira amadolari 6,000 abanyarwanda ndakeka n'abasore babiri. Hari no muri Amerika umutwariye amadolari 10,000 amaze igihe kirekire. Uyu mwana w'umukobwa afite imiryango niyo bimukiye famille yose niyiri. Aje kumbwira nyine naranganya ati nk'umunyarwanda mwene wacu wamfasha iki? Mubwira ko nshoboye uzikona nabivuze na kera hose ko nge ntawandya ibyanjye kese mba nkunda umuntu urya iby'umuntu ngabiheze. Yamaye nka data. Arakwandikiye. Aranyandikiye. Ndagira ngo ndebe ndashaka uru rugendo rwo gutangira kukwandikira. Ubonye telefone yaraguhamagaye yarakwandikiye byagenze gute? Okay, yamyandikiye nka saa 6 z'ijoro zo mu Rwanda nza kubibona bukeye muri Amerika baba. Wewe wabibonye mu gitondo? Mu gitondo nza kumuvugisha mbwa ati ndashaka mfashe ndamufasha gusa ndamushimiye cyane. Arakoze ko ni bake gusa nubwo ntarareba ikirimo ariko ndabizi ntago ari ibipapuro. Wampaye nka okay. Yego. Byiza cyane. Kandi namushimira nahari nagira ngo oya muraza no kuganira ndabizi muraza no kuganira na nyuma y'iyi kamera kandi itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane. Oya niyo nayo mpamvu natwe twagushimiye muganga kuduha uyu mwanya ukemera tukaganira natwe. Mu byukuri biba ari iby'agaciro abantu baba bakeneye kumenya ibyo mukora.